Imbogo irimo irarisha imbere y'imbogo. Imbogo irimo irarisha imbere y'ingoro y'umwami. Imbogo irimo irarisha imbere y'ingoro y'umwami. Imbogo irimo irarisha imbere Nari inkozi ibara kabisa. Kambasuze rero inshuti bakunzi mudukurikira ku Isumba TV, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka mbabwire ko buri munsi nkuko bisanzwe murabizi ko tuba ibiganiro bitandukanye kandi ibiganiro byiza cyane, kandi nshimye nawe ubasha kudukurikira umunsi ku wundi ukabasha kutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5 ugabasha kurekinga ibiganiro byacu kanabisharinga ku bandi, nawe twandikira muri comment ukagira ibyo tubwira ndetse ukaduha n'ibitekerezo. Turagushimiye cyane aho uri hose, ugubwa neza. Mbere na mbere rero mwese mudukurikira ku Isumba TV, mbanje kubaha ikaze mbifuriza n'umwaka mushya muhire. Ngira ngo hari byinshi wari warateguye muri uyu mwaka, ukaba uyu munsi urimo kugenda ureba niba ibyo wateguye cyangwa se kureba basuye umuntu wakoze byose, ureba niba byo urabashe guhigura imihigo yawe, ariko hari n'ibyo uri guhiga bishyashya kugira ngo utangirane ingamba nshya muri uyu mwaka tugiye gutangira. Ibyo byose rero ni challenges bo mu buzima, niba bitaragenze neza no kwihangana, kandi niba byarabashe no kugenda neza, igurira kana aho uri hose wumve ko byibura umuntu w'umugabo wabashije guhigura umuhigo wawe cyangwa se wabashije gutsinda igitego. Aha rero ndi kumwe n'abasore babiri, murabona ko n'abasore bameze neza cyane, n'abasore bintarumikwa niko navuga. Reka noneho mbakire hano, tubahaye ikaze hano ku Isumba TV. Reka tuganire nabo noneho bagiye tugezaho byinshi bitandukanye. Reka batangire nabo batwibwira. Ikaze ku Isumba TV. Murakoze cyane. Nitwa Hitimana David, n'amazina yanjye ababyeyi banyise munzi ku izina rya Hitinyo Comedy muri filimi za buri munsi dukina. Murakoze cyane. Niyo mugabo Elisa, ariko izina ry'akazi ni Didier. Nibyo. Okay, murakoze cyane. Mwabumvishe rero, mwumvishe n'abasore bafite courage cyane. Ko noneho murasa neza uyu munsi rero. Bisanzwe. Oya, ariko mwatuva ngaha rero, namwe tuvanga no kuri dore umwaka urarangiye, umwaka washize ibintu mwihaye by'ubugona byo kugenda mukabyirira mwenyine aho ngaho nyine mugaceceka. Ubundi hari ukuntu mumera mwebwe mubonye amafaranga, muhita mubura. Noneho niba bashize, niba bagabanutse, niba bigenze gute, nkongera kubabona sasa bemeze gute niba mwishimye. Ntago ari ukwisha kabisa. Oya, ubu ni muyansigire uyu munsi turagusigira. Umunsi turabikurikirana kabisa, turabikurikirana uyu munsi. Natwe twaje kugushaka, ariko noneho si imico muriho man, gashobora kuba karafashwe. Ndabona ibintu bimeze neza, ushobora gusaba amafaranga arimo araza neza kabisa, ibintu bimeze neza. Urebye kabisa irimo biragenda biza gake gake. Ubusanzwe mu buzima rero busanzwe, ngira ngo umuntu ashobora kwibaza Didier uri muntu ki, cyangwa se Hitinyo uri muntu ki. Mu buzima busanzwe ubundi mukora iki? Ese uretse nyuma buno buzima bwo kuba muri gukina comedy cyangwa se bino bijyanye n'amafilime dukunda kubona mu social media atandukanye, ubundi buzima busanzwe mukora iki? Ese bibe byifashe gute? Okay, njye mu buzima bwanjye busanzwe ni kwiga nyine, ni ishuri, ni ukwiga nyine bisanzwe, nta kandi kazi njye ngira, ni ukwiga nyine n'izi filimi zacu dukina, ni ibyo ngibyo tu. Man, narabaga ari umuntu kumbura cyari ku ishuri, nari nzi ko maze ugiye kuntumira ufite nk'igikwe mu cyumweru gitaha nawe mvuga ati kabisa izo ndazinyweye kweri muri uyu mwaka nagushana zinyweye none kumbe. Shaka bisa nuko bimeze, ariko nabyo bigira igihe cyabyo, bizaza ari uko amashuri nini ari ikintu cyaje tu. Hitinyo wiga mu wakangahe? Niga secondaire mu wa 6. Senior 6 nyine tu. Okay, senior 6. Ugiye kuyasoza rero, urumva ko ni byiza cyane kuba watangira cyangwa se kuba waba ufite nyuma yo kwiga cyangwa se kuba urimo no kwiga ariko ukaba waratangiye kwihangira umurimo hakiri kare. Ni ibintu byiza cyane kandi binashimishije. Ngira ngo umuntu yakubwira courage kabisa, kandi ntucike intege. Ese ntago bishobora kuba wenda bikubangamira cyangwa se ngo bibe bishobora kwafekita ku masomo yawe, ukaba wasanga utabasha wenda guperforminga amasomo ye nkuko bisanzwe kubera kuba hugiye muri bino cyane bya comedy, urimo urazitegura, urimo urazishutinga, yewe rimwe nemwe watumiye n'ahandi hantu kuzikina mu bundi buryo, niba bijya binabaho sinzi, uraza kudusobanurira. Nta kintu ushaka kwihungabanya ku myigire yawe? Habe na kimwe kuko buri kimwe ni umwanya wacyo. Ubu wakangahe Hitinyo? Njye ndi mu bahanga bya Atari. Njye ndi mu bahanga, ndi umuntu uzi ubwenge mu ishuri ryacu, niyo nataje. Ishuri bari rifite ikibazo kabisa. Wasanga bafite ikibazo mu gusakuza, wenda ugasanga babuze umuntu baderanja mu ishuri, ariko ukaba wasanga
kuko atari uko wenda uba performance cyangwa se watsinze, ariko nibyo ngira ngo ntago watubeshya benshi mu badukurikiye ari n'abamwigana cyangwa se basha gukurikira banakwigisha. Ibyo byose njyabona ibintu bibaho, wenda barabizi bazatubwira muri comment, uzasanga wenda bateye comment atubwira tungo n'ubanyuma muri class, ariko ndize atari ko bimeze nkurikije uko ukina neza cyangwa se uko basha kugaragara mu mikinire yawe, byanze kunzura umuhanga. Reka turebe na Didier rero nawe atubwire. Nitwa Niyomugabo Elisa, izina ry'akazi munze nka Didier. Ntabwo ndi umunyeshuri, kwigana narabisoje, izindi business ndi gukora, fatikanya no gukora akazi ko gukina comedy, ndumva ari byo ngibyo. Ubu uri gukora iki niba atari ibanga? Business reka tuzigize ibanga, nzababwira, ariko hari ibyo mugiyemo nkabifatanya no gukina comedy. Nibyo ngibyo. Izo business zawe wasanga urimo guhunga imisoro. Didier, ubwo urasora koko? Urimo urakwepa imisoro ngo business zibanga? Wasanga ari za zindi, ejo tukazumva ngo wagiye pfiriya musaza. Ubu hita inyaka zajya ahora ebana. Inyaka ajya gusura uko avuye ku ishuri. Nizere ko ari ibintu byiza wenda urimo cyangwa se ibindi bintu bifite. Ni ibintu byiza, ntago nakwepa imisoro nk'umunyarwanda, ngomba gusora kamemo. Rero umva ko ntabwo nakwepa imisoro. Hari izindi business mfatanya no gukina comedy, kandi byose biruzuzanya, birajyana, nta kibazo. Ni byiza rero mwabumvishije. Reka tugaruke noneho ku kiganiro cyacu nyamukuru ku bijyanye na comedy baba bari gukina. Abasore bacu rero batuganirize byinshi birushijeho, cyangwa se tubashe kurushaho kubasobanukirwa byinshi birushaho ku mikorere yabo cyangwa se kuri uyu mwuga wabo, cyangwa se no kuri iyi mpano yabo yo gukina comedy. Twumve bagezehe, baravahe, baragana hehe, intego zabo ni zihe, ese barimo barabikora gute, mu buhe buryo? Byose turaza gusobanukirwa muri kino kiganiro. Mbibutsa ko ari Sumba TV, wowe udukunda cyangwa se udukurikira, reka nkubwire ngo kora like rwose no muri comment, utere comment kuri abasura, tubwire uko bimeze, tubwire uko wabibonye, tubwire yewe cyangwa se niba nicyo wabasha kudakina igitekerezo cy'anandi twazaganiraho ubutaha, nabyo uzabasha tubwira, utwandikire rwose, nta kibazo. Tuba tuhabaye 5 kuri 5, kandi ibitekerezo byanyu ko mubyanditse turibona umunsi ku wundi. Tugaruke rero ku kijyanye na comedy muri gukina. Ese mumaze igihe kingana iki mukina cyangwa se muri ibintu bijyanye na comedy? turacyari bashya muri sinema nyarwanda. Tumaze nk'ukwezi dukina, nk'ukwezi nyine, urumva turacyari bashya muri sinema y'u Rwanda. Ndizera mu gihe mumaze, ese mubasha gukora ni buri gihe cyangwa se mukora nka rimwe mu cyumweru? Ese ibikorwa byanyu bya bihagaze gute kuri uyu munsi, ku buryo nubasura ku mbuga nkoranyambaga zanyu, cyangwa se yaba YouTube cyangwa se n'ahandi hantu, muraza kubitubwira nabyo, ku buryo yasanga ibikorwa byanyu byinshi cyangwa se ibikorwa byanyu bifatika? Twebwe buri munsi turakora, kuko niko kazi kacu kagomba kuzagira icyo katumarira mu buzima bwacu. Turakora cyane, tugakora kubera yuko ziba buri gihe turakina nuko nyine tutazisora rimwe ko turazikina tukagenda tuzishyiraho nyine, ariko nyine ziba zihari tu. Ninde wazanye iki gitekerezo, cyangwa se ninde? Turabona muri babiri, ngira ngo murafatanyije, iyi ni group. Ninde wazanye igitekerezo mbere na mbere? Ese mwariganaga? Ese byari bimeze gute ubundi bwa mbere muzana kino gitekerezo? Byatangiye gute ibintu byo gukina comedy? Igitekerezo ukuntu cyaje, umuvandimwe yavuze ngo tumaze nk'ukwezi dukora, ukwezi turi mu mwuga wo gukina comedy, ni ukwezi tumaze turi kuri social media zigiye zitandukanye, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Ni ukwezi kuri kurengaho ukundi, ariko igitekerezo cyo gukina comedy, niba nibuka neza, kimaze nk'imyaka 4 cyangwa 3. Ni igitekerezo twagize twiga mu wa 3 secondaire. Turavuga ati kuki ibintu tutabikora, ubona ngo twiga mu wa 3 secondaire ibintu twarabikoraga, ariko nyine bitari ku rwego nk'urwo twifuje ko muri uno mwaka twabishyiraho. Ni ibintu nekereza ko nuko bweho ni ukwezi biri muri social media no mu banyamakuru nkamwe. Dushimira cyane Sumba TV, yaradufashije cyane. Ariko igitekerezo cyo cyaje tukira abanyeshuri twiga mu wa 3 secondaire, nibwo twabonye ko dushaka kwa twifitemo ubwo bushobozi. Turavuga ati kuki tutabikora ngo tubigire nk'umwuga, cyangwa se tubigire nk'ikintu cyakereka urubyiruko rungana nkatwe ko hari ibintu waza ugakora kandi ko bishoboye. Nangwa igitekerezo cyavuye. Ni ukuvuga mwabashe kwigana muri Troncome, ubwo hitinya komeza kwiga. Ese we byaje kurangira gute? Tugaruke inyuma gatoya, ihangane tugaruke inyuma gato. Kwiga twariganye muri Troncome kuva mu wa mbere secondaire, ari ubuzima bwa munsi tubamo, ariko igihe kigeze
njye mbona ko kwiga bitari ngombwa ko mbikomeza, hazamo impamvu nyine zituma nsa nk'ubihagarika ninjira mu zindi business. Muvandimwe akomeza kwiga ariko twaje nashyiramo akabaraga biri kuza umwaka usatahara abatoboye nawe aze dukomeze dukore comedy. Ariko kwiga njye byahagaze mu gihe gishize mu mwaka n'igice nibwo byahagaze. byumvikane ko ufite amafaranga, byumvikane ko amafaranga menshi, kuko birumvikana kugira ngo warafashe decision yo kuba wavuga ngo uretse ishuri werekeye mu gushaka amafaranga muri zo business zawe, wenda utabashe kudusobanurira. Byumvikane ko ufite amafaranga umeze neza mwana, unsigira y'umwaka rero dore dutangira umwaka hanyimeze. Mu mwaka tugomba kusangira kameme, birumvikana. Ntago yo kurya yabura, ntago yabura. Ureka ibintu by'ubugona nyine tuze gusangira kabisa, nituva hano mwana imungi. Uyu munsi ndagabanya ibintu by'ubugoni, uyu munsi ndagura kamwe. Wumva mwabyumvishe rero, mwabyumvishe rwose. Tugaruke ku bijyanye n'umwuga wanyu cyangwa se n'impano zanyu yo gukina filime. Ngira ngo mwariganye turonkome nkuko mwabidusobanuriye, koko mwari musanzwe ku ishuri aho ngaho mwiga mwarakinaga, n'ubundi mwajyaga mubikina ku ishuri, cyangwa se nibwo bwa mbere mutangira gukina, nibwo bwa mwari mutangiye gukina mugihuza mugakora Hitinyo Comedy, nibwo bwa mbere mwari mutangiye gukina, cyangwa se na mbere aho mwarakinaga mukiri ku ishuri, nubwo wenda bitabyabashe kujya hanze cyangwa se ngo bashe kumenyekana? Turi ku ishuri twarakinaga ariko tutabishizemo imbaraga cyangwa se tutabishizemo umuhate cyane, ariko kabona ko twebwe ubwacu timu yacu ko twari babiri twabigizemo imbaraga, nyine turabikora. Rimwe na rimwe tunasobanukirwe ko ibintu dukora byari ibintu byashimisha abantu cyangwa se ari byakora nabo byabashyira. Nyuma rero ngo twaje kwicara tugira igitekerezo cyo kuvuga ati katuzakine comedy, kuko twabonaga ko biturimo, twabonaga ko tubishoboye, ko burya iyo ushobora gukora ibintu uri mu gatatu segonderi, kuva mu wa mbere mu wa kabiri segonderi, uko biri kose hari kiba kikurimo. Nicyo rero dushaka kwereka abanyarwanda, nicyo dushaka kwereka abantu, tubereke ko ari impano turimo kandi icyo dushoboye. Minsi iri imbere barabibona rwose. Aba basore rero ntimwumve ko amaze ukwezi bari mu bantu bakurikirwa cyane. Ngira ngo nge nabonye link yanyu kuri YouTube ndayikurikira. Okay, nsanga murarebwa cyane. Wakwibaza ni irihe banga mushobora kuba muri gukoresha cyangwa se n'ubuhe buryo murimo kubigenza muri kuno kwezi mumaze mukora? Ntabwo ari igihe kinini cyane, ko nese gito ku bantu bakora buri munsi nkamwe. Ndizera ko hari ukuntu mushobora kuba mwarabigenje, cyangwa se inzira cyangwa urugendo mwakoze muri kuno kwezi kose kugira ngo mubasha kugera hano mugeze, cyangwa se mubasha gukurikirwa n'abantu bangana kuriya mu gihe gito cyane. Ngira ngo n'abamaze umwaka kuri izi social media, cyangwa se bashobora kuba bakora cyane yewe no kubarenza, ariko bakaba batarabasha kurebwa n'abantu bangana n'ababareba. Rero irihe banga yamutumye mu gato mu rugendo mwakoze, cyangwa se uburyo byabashe kugenda byo mu performing bibe bigeze kuri no rwego? Okay, icyambere ni ugukora ibintu byiza bishimishije abanyarwanda, kandi koko ibintu dukina ni ibintu byiza cyane abanyarwanda bakunda, baranabyandika muri comment. Ni ibintu dukora cyane kandi bikaza ari byiza, ari ibintu bishimisha umunyarwanda, akavuga ati aba bana kabisa mukomerezaho, bakatubwira ati felicitation, mukomerezaho ngaho, mukomeze mukure cyane bizakunda. Nyine ni ukuba umuzigo mwiza, tukaba ibintu biryoheye ijisho tu kabisa. Nungane mugenzi wanje rero, ibanga twakoresheje muri uko kwezi tumaze kuri social media zitandukanye ni ugukora cyane kandi kudacika intege. Gukora cyane ugakora ibyo ukora bikunze, iryo banga mbona hanini twarakoze cyane kandi dukora ibintu bikunze, niryo banga nje ntekereza ko twakoresheje, nta rindi banga uretse gukora cyane. Okay, murumva ko barakora cyane kandi koko nibyo biragaragara, kuko mubaye mudakora nago mwaba muri kurebwa kuri no rwego. Ariko noneho ndagira ngo hari umuntu yisaho bakurikiye nawe, wenda afite YouTube channel, abasha gushyiraho ibintu kandi nawe arakora cyane nkamwe, ariko noneho nawe kandi akora ibintu byiza. Ariko noneho ngira ngo basore, niki kintu sinzi, hari ukuntu mbona muri comedy zanyu cyangwa se uburyo muzikoramo hari umwihariko wanyu, hari ibanga ngira ngo mumenera ibanga nka wa muntu nawe uri gukora ntibibashe kugenda neza. Ni kimwe mubwira kuri saa kugira ngo nawe ibikorwa bye kandi akaba ari mugenzi wanyu? Ikintu twabwira umuntu wumva ko ibikorwa bye ari gukora bitari kugenda neza nk'uko abishaka, icyambere nakora ibintu bikunze kandi akora ibintu bimurimo, areke gukora ibintu kuko hari ikindi kintu ari gushaka. We nakora ibintu kuko abikunze, namugira inama ko utabikora afite ibindi binakurikiye nk'amafaranga cyangwa se ibindi. Nabikore kuko abikunze kandi kuko bimurimo, kandi ikindi yirinde gucika intege. Ndatekereza azabibona ko bigenda neza, ntacika intege kandi abikora bikunze. Yirinde gucika intege kandi akore cyane.
tukiri aho ngaho koko Didier rwose ntutubeshye nawe aho ngaho tugaruke ngira ngo amafaranga ubwayo yagukuye mu ishuri ujya kuyahiga ku ruhande ntabwo ibintu ntekereza ko wabita umwanya ubanza guta umwanya ku ishuri kuko ku ishuri batakwishyuraga wananiwe kurindira igihe kirekire uzarangize kwiga ubona akazi ugire gute noneho wowe uhita wiciriza ubusa mu kugira ngo ubone amafaranga vuba ibi nawe ntabwo birimo bitarimo amafaranga ngira ngo ntabwo wabwira umuntu ngo ntajye amakurikiye amafaranga kandi Didier rwose ndakuzi ku mafaranga we kuva kera ibaze byatumye uva no mu ishuri uremero zibukira rwose ati kwiga wapi reka nigire kwigira kashi ku ruhande ngira ngo byanze bikunze ntabwo bikora mwe mu bishaka amafaranga nibyo koko nyine ikintu cyose umuntu akigiyemo aba ashaka amafaranga ariko muri ibi bintu iyo ndebye aho tuvuye n'aho tugeze biba byiza iyo wirinze gutekereza amafaranga mbere yo gukora banza ukore nyuma uzatekereza amafaranga nyuma wakoze ntekereza ko ibigiyemo ufite gahunda yo gukora na nyuma y'amafaranga wifuzaga araza urabanza ugakora amafaranga ukayatekereza nyuma ariko uje gukora utekereza amafaranga utari gutekereza ku cyo ugiye gukora ntabwo byose birangirika ntabwo bishoboka nibyo ngibyo ni izihe mbogamizi mushobora kuba muhura nazo muri runo rugendo cyangwa se muri ibi bintu muba muri gukora ni izihe mbogamizi muhura nazo imbogamizi ntabwo zabura z'abantu benshi baba baguca intege ngo ibintu murimo gutya ngo ntabwo ari neza ariko hari n'abagutera imbaraga ko ati ibintu bikomeze bizakunda nyine abaguca intege nizo mbogamizi tugira na muntu guca intege ko ati ibintu murimo rwose wapi bitewe n'iki ababonye yuko ibintu urimo ukina ari ibintu byiza bizakugirira akamaro agashaka kuguca intege akagusubiza hasi imbogamizi ni izo ngizo nyine bagenda baduca intege gutya ariko twebwe turakora cyane tugaharanira ibyo dushaka kugeraho tu ese nko mu rugo reka tugaruke nkawe ukiri umunyeshuri nko mu rugo babyakira gute cyangwa se bifata gute cyangwa se bakabyumva gute ku buryo ushobora kubibangikanya no kwiga cyane tuzimenyereye ko iyi nk'iyo uri ku ishuri urabona bagutanga amafaranga menshi kugira ngo babashe kwishyurira cyangwa se bakanakurikirana imyigire yawe umunsi ku munsi iyo ufite ababyeyi ngire ngo nizere ko urabafite ndabafite ariko ntabwo ari bose okay ntacyo noneho kandi sorry kuri uwo wenda utabasha kuba hari ariko ngira ngo hari ukuntu bishobora kuba bigongana cyangwa se umubyeyi wenda atabyumva neza sinziweho bigenda gute cyangwa se ubikora gute kugira ngo ubashe kumvisha ukuntu kwiga ushobora kubibandika ibintu byo gukina amakomedi kuko ibintu n'ibintu bitwara umwanya munini hari umwanya wo kubyandika hari umwanya wo guhura mugenzi wawe mugategura hari umwanya wo kugira ngo mufate igihe mujye kubishutinga hari umwanya wo kugira ngo nanone murusheho gukurikirana n'ibikorwa byanyu kuri YouTube kugira ngo bibashe kugenda cyangwa kujya gute musharinga mugira gute cyane ko n'ubu batemere na telefone mu gihe ari ku ishuri weho mubasha kubikora gute kugira ngo ibikorwa bibashe kugenda neza kandi ubihuze no kwiga ku ruhande rw'ababyeyi babyifashe gute mu mbere nyine kero gihe nigeze kukimubwira bwa mbere nyizana ashaka ariko ndi yaracyanze ngiye mbikora nihishe aza kubibona nyuma nza kumwe ati mere dore binakoze arayireba abona ibintu byiza bishimishije aranambwira ati courage mwana wanje yarambwira ati kora cyane nduzi ibintu urimo bizakugira akamaro ni byiza cyane ariko yarabanje kubyanga nyine yabonye ko ndi gukora ibintu bizima arambwira ati mwana komereza aho ngaho ariko ujye wiga ntuzatsindwe kabisa nanjye kandi bishyira ku mutima nkagagutenguha umubyeyi wanjye nkakora cyane tu kugira ngo nyine nazababaza umubyeyi wanjye ngira ngo reka tugaruke gatoya kuri Didier ese ni gute weho kuba warafashe umwanzuro wo kureka ishuri ababyeyi babyakiriye gute kuba warafashe umwanzuro wo kureka ishuri ukigira ngo ushaka amafaranga ese yaba ari ababyeyi babashije kujyana muri izo business ku handi utatubwiyeho cyangwa se n'umwanzuro wawe ni amahitamo yawe wafashe ureka ishuri werekera muri izo business ese niba atari bo babikujyanyemo byabashije kugenda gute bo babyakiriye gute kuba waretse ishuri ukajya gushaka amafaranga mu bundi buryo kuva mu guhagarika ishuri ntago nahagaritse ishuri njye gukina comedy nahagaritse ishuri ngiye mu zindi business twaganiriyeho nk'umuryango wanyitse ko izo business zikorwa business zigenda neza nta nubwo bari bazi ko ibintu bya comedy nzigira mbijyamo cyangwa se bari bazi ko mbyifitemo muri njyewe nakomeje kuganira na mushitanje kuko yarakiri ku ishuri biruko byagera tukaganira tugahura kenshi n'ubundi tugakomeza muri life yacu yo kuba turi twakita nk'abakomedi ariko bibanga twakoraga comedy nyine muri quartier aho turi kumwe n'abagenzi bacu rimwe twavuze ati twagize itete twavuga ati twakoze comedy ku buryo buri official tukaba abakomediye tubiganiraho tureba dusanga bizashoboka nibwo buryo twinjiyemo muri comedy ngarutse ku buryo ababyeyi babyakiriye ntago ababyeyi babyakiriye nabi ntago nzi mbabwira ko ngiye gukina comedy ni ibintu ngiye nagenda akora ahubwo nyuma twasohoye video nibwo nabetse video barishima mbwa ati ibi bintu ntago kwa tubizi ntago babyakiriye nabi babyakiriye neza cyane nibyo
ni ukuvuga mwese birumvikana ko ku ruhande rwanyu byabanje kubagora mbere ariko nyuma biza gukunda cyane ko ababyeyi byatangiye batabashyigikiye ariko nyuma biza kurangira bashyigikira impano zanyu mutangira gukora noneho bwo mwisanzuye cyangwa se abaribera bakabaha n'uwo mwanya wo kubasha kwita kuri ibyo bintu cyangwa se kwita kuri izo mpano zanyu kugira ngo zibashe gutera imbere umunsi ku wundi. Ese ngira ngo nta bandi bantu bashobora kuba bajya bahamagara cyangwa se bakifuza kuba babajoyininga, hari abashobora kuba bahamagara kugira ngo mubashe gukina nabo muri komedi zabo mu majoyininga mumere nk'aho mukoze korabo cyangwa se namwe abantu bajya bifuza kuba bakina namwe, sinzi niba bijya bikunda kubaho. Barahari benshi cyane, barahari kuko bajya banaduhamagara turavugana nk'izigiye gusohokaho muzanabona twaravuganye baraza, twe ntabwo twakwanga kuguha, ntabwo twakwiyemeraho ngo gutya ngo ntabwo rero twakinana, twebwe turi abantu natwe tugishaka kuba twafatanya n'inshuti zacu bakadufasha natwe kandi tukabafasha, baraza tugakorana nta kibazo tu, n'abadushaka bajya baduhamagara bakadujoyininga nyine tukavugana tugapanga tugakorana maze ibintu bikagenda neza. Umuntu wifuza wenda kuba yakorana namwe cyangwa se kuba yafatanya namwe runo rugendo cyangwa se kuba mwafatanya ibikorwa byanyu bya buri munsi mu bikorwa mwitangire mu mazu kwezi kose mukora, hari ibyo mwagezeho, hari aho mumaje kugera, ese bisaba iki kugira ngo umuntu abe yaza kwifatanya namwe cyangwa se abe yakorana namwe, niki byamusaba kugira ngo ajoininge timu yanyu? Ese hari abandi mukeneye kongeramo cyangwa mukeneye kuguma mungana muri babiri gutya nka timu yanyu? Oya, ntago dushaka kuguma turi babiri gutya gusa, dufite n'abandi kugeza kano already batujoininze kandi mu minsi iri imbere muraza kubabona baraje turakorana, ibintu bigenda neza. Kundi muntu rero wifuza cyangwa se ushaka kutujoininga, ushaka twegera nawe wifitemo impano yo gukina komedi, ushaka ko yazamuka, yajya kuri social media zacu zigiye zitandukanye, ari YouTube, ari Facebook n'ahandi turi babwire, agakora comment icyo tubwiye turabibona. Hari uwifuza rero yabisaba, mukaba dafite contact zacu, ubyifuza kutujoininga tugakorana yabisaba kuri zo aho nkoze mbabwiye yahanyura YouTube na Facebook, akatwandikira na Instagram hose ni Tinyo Comedy, akatwandikira akatubwira igitekerezo cye, nubwo yajya agasigaho nimero ze gusa twe turamuhamagara tukamubaza akatujoininga muri ubwo buryo. Noneho ngira ngo reka tugaruke wenda ku kirebana n'abandi bantu bamwe mushobora kuba mwarakinye izindi komedi mushobora kuba mwarakinye mbere zitari kuri channel yanyu kuri Tinyo Comedy, mukaba mwabufite nk'abandi namwe mwajoininze mushobora kuba wenda mwarigeze mwakirana nabo mbere yuko mukora groupe yanyu? Nta wundi muntu twari twakinana, n'abandi bantu twigeze dukorana, twebwe twatangiye twikorera, nta muntu twigeze dukorana nawe twatangiye twikorera. Nk'umuntu bakurikiye yego wenda basha kubona komedi zanyu n'iki, se hari ikintu tagira ngo mumbwire nk'akantu gatoya nyine, hari ukuntu bwanyu urabona muri babiri deja abantu babiri ntago mushobora kubura kuntu mushobora kuba mwasesa abadukurikiye cyangwa se akabashobora kubona ko ya mpano yanyu, buri impano ntago iyo ufite impano nagushakisha, iyo ufite impano irigaragaza, kandi impano aho iri hose ihora ari impano, ntikonja igihe cyose, impano ntago bigorana kuba yagaragara uburyo bwo ariko bwose. Mutwereke ibyo mutwereka byose turabishima, mutwereke turebe niba hari. Ese birabasaba iminota kubitegura? Ndabizi muri nkwakuzi wana. Mwereka abadukurikiye kweri muri bwa buzima bwanyu mwiberamo bwa buri munsi, musetsa mutera story brag. Birashoboka cyane, birashoboka. Imana iri ntabwo igizemo cyangwa gikonje, ntago kabura ntago gatoya kabisa ngamo. Yoji ngo kiri gute se mana? Neza kabisa. Ase mana wandaburije ariko mana wandaburije. Ase ngurabishye iki bro? Ngurabishye iki koko? None se kagapari kawe kari hese. Ibintu ni mugoroba byambaye noneho. Murabivuga nkumva mutwe urandi. Kagapari kari hese. Zino Maroc yankoreye. Nagenze gute se? Man, Maroc uri yakuse Portugal kandi ndaguse Portugal. Baze gutsinda ikipe irimo Cristiano Ronaldo n'abakinnyi batandukanye bakomeye ba Manchester United 30. None se urumva Maroc gukwita Portugal yari ibirenze. Ko mama cyajya kwisa papa warushye. None se ibyo bihuriye he? Ariko se sorry ko ambivuze, ariko no kuvuze ngo Maroc yakwise Portugal. Ngo utangiye gusesireza wa. Oya nababyeyi se ibintu nabyo bizamo. Nje nakwibutsa uze guturwa nje nakwibutsaga. Ariko turengere reka nkwereke kaga pari kanje nandebere kuri telefone. Nafite agapari mana yakare simbizi. Ngiye nkubwiye ibintu kibazo sinjyana cyo umenye kasi uri mu bantu batera umwako. Ase bro nawe buryo wandebe ku ipari sinjyana bro. Sinzi we kibazo cyane. Ngiye kuze ngoreka akantu mwihene. Kuva namenyana nawe sindamufata. Agapari kanje sinzano kari mana. Ngo batera wowe ukora icyo ubwo ngubwe. Parangiza ko yari ubuze kunyibuza. Mitwawe singiye be. Nibyo. Barakoze cyane rero murabibona nyane rwose bafite impano ebana. Nukuvuga rero
mu bintu bijyanye cyangwa se mu bintu mushobora kuba mwarakoze wenda muri uyu mwaka ushize cyangwa se mu bintu mwari mwarapanze kuba mwazageraho muri uyu mwaka turimo kugenda dusoza, ngira ngo urabura iminsi mike cyane kugira ngo tube twawusoza, ariko nababaza byibura ujyanyije n'ibyo mwari mwarapanze cyangwa se mwari mwarateguye kuduha cyangwa se kujya muri uyu mwaka, ese byaba bigeze nka kangahe ku ijana ugereranyije? nka 60% nyuma biragenda biza cyane kandi ibintu ndi kubona bikomera neza kabisa. Jewe manza kirindiriye hari amahirwe make ari muri iyi minsi, iyi minsi isigaye kugira mwaka urangiye manza aribwo ashaka gukora ibitangaza. Byaba bigeze kangahe ku ijana ku byo wari wateguye? Ibyo rero nateguye nko ku ijana nabe nka 70 ku ijana. Warakoze kweri umwaka nka 70 ku ijana niko mbibona, ariko umwaka utandifuza ya 90 nko ku ijana. Ku ijana ahubwo bana shawe wigurira akantu kabisa, ariko n'ubundi twavuganye ko nituva hano twavuganye ko bireka se twavuganye ko bya bintu byo kutujijisha ngo buretse ngo nzaguhama ngo nzakubwiraho ya mwana tukiva hano nyine nawe urabyumva. Uyu munsi turigaragaza uyu munsi arigaragaza, murabyumva. Ngewe umaje kubona ari nyewe umuntu uri buntangiza umwaka, ugiye kuntangiza kabisa ubungira ngo bizajya kugera kuri bonane, ubwo naho ndabizi uzigaragaza cyangwa ahita inyo nawe azigaragaza. Nubwo ari umunyeshuri hari ukuntu yagira gutya kibeta ubuse byatari tuvuge ko nta tundi turakukora ku ruhande. turahari byatari ahubwo turahari, ariko ntago ari twishimye twa tundi ko kubona nyina yo kwirira gusa. Tuba duhora nk'uko nawe twabura. Reka tugaruke rero kuri kino kintu cyo kuba wenda hari umuntu ushobora kuba afite impano uba kuteza amatwi hano urimo kubareba cyangwa se abakurikiye cyangwa se agakunda kugira ibikorwa byanyu kuri YouTube cyangwa se na Facebook na Instagram zanyu mushobora kuba mukoresha, ariko akaba we akifitemo isoni cyangwa akifitemo ubwoba bwo kuba yatinyuka ngo agaragaze impano ye, cyangwa se akaba afite nk'umubyeyi wenda ushobora kuba afite iyo mpano, akaba afite n'uwo mubyeyi ushobora kuba wenda atamuha uwo mwanya cyangwa se atanamukundira kubijyamo kuba yaza gukina komedi cyangwa se agaragaza iyo mpano ye, wenda bitewe n'uko ashobora kuba akiri mutoya cyangwa se ashobora kuba akiri ku ishuri. Sinzi mwamubwira iki cyane ihe nama mushobora kuba mwamugira? Ikintu nabwira umuntu rero ufitemo impano yo gukina komedi akaba akitinya, ibintu byo kwitinya nabyikuremo hakiri kare, kuko natwe mu mbogamizi twagize mu itangira ryacu ni ukwitinya n'isoni. Twari abahanga, sinavuga twari abahanga cyane, ariko twari abahanga, icyo ndakizi, ariko twitinya mu buryo bumwe tukiri abanyeshuri, wenda abatuzi ku bigo twizeho barabizi. Twagize ikintu cyo kwitinya cyane, kwitinya kugira ngo ugire icyo ugeraho, reka kwitinya muri kikurimo kigaragaze, tinyuko kigaragaze. Ikindi ku babyeyi bafite abana, ikintu cyose umwana akubwiye ko agikunda ashaka, nk'umubyeyi mufashe agerageza agikore, urebe uko bigenda. Nago nabwira ababyeyi ngo bima abana amahirwe yabo, umwana amuha amahirwe ye, agerageze umureka akora ikintu ashaka, kuko ntekereza ko nibyo akora bizagenda neza. Umubyeyi ariko umwana anywa itabi? Oya, ntago umubyeyi nawe umubyeyi ashyira mu gaciro. Umwana yakubwiye ikintu urabanza nawe ukareba nk'umubyeyi, ukareba ko ari ikintu kizima, koko nta mubyeyi waha umwana uburenganzira bwo kunywa itabi. Ese Didier ubu muri mwe yaba ndetse na Hitinyo hari uwabarigeze yabigerageza hose? Wapi ariko inzoga zo murazi? Inzoga ntabwo nayo ndeba wongewe. Nanjye ntabwo inzoga ndeba, ndi umurokore. Ahubwo byanjye byagenze bite noneho ra? Abarokore b'imbere cyane ahubwo, abarokore bo mu idini. Okay, birumvikana nibyo koko, kandi nta nubwo ngira ngo wenda aba ari byiza cyane n'iterambere muba mukeneye kugeraho cyangwa se n'ibintu muba mushaka kugeraho, ngira ngo ntabwo wagera kuri 70% cyangwa se 60%. Iyo urangaye hari n'ibitakara, iyo ugize ibikurangaza hari byinshi utageraho, hari ibintu byinshi bitakarira muri wa mwanya ugenda wangiza mu bintu by'ibigari bidafite fonoguru cyangwa se bitabasha kuba byagira ikindi kintu bikungura. Kandi ni byiza kuba mufatiye intambwe cyangwa se mugafatiye mbere mu kuba ubwanyu mwaba imbarutse kuba mwakiteza imbere. Ikindi mukaba mushobora no gutinyuka impano zibarimo mukazigaragaza. Mwabumvishe ko byatangiriye ku ishuri gato gato bakaganira, bakabasha guza ibitekerezo. Urumva umwe yagiye aba inshuti y'undi, amubera inshuti nzima aho kugira ngo amubere inshuti y'imujyana mu biyobyabwenge cyangwa se n'ibindi bintu bidakwiriye. Ariko urumva n'umusaruro amaje kugeraho ko byibura byatanze umusaruro, kandi n'ubu bikomeje gutanga umusaruro. Ngira ngo abakunzi bacu rero cyangwa se abantu babakurikira ku ma social media atandukanye, mwatubwira wenda nk'imbuga bajya babakurikiraho cyangwa se bababonaho.
nk'umuntu utarabasha wenda kuba yareba komedi zanyu aho yabasanga aho imbuga nkoranyambaga ashobora kubakurikiraho? Yadusanga kuri YouTube channel yacu Hitinyo Comedy, agakanda subscribe kugira ngo tujye tubana muri buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo video yose tuzajya dushyiraho azajya aba uwa mbere uyibonye, kandi kuko kubera yuko buri kimwe cyose iyo ukoze subscribe cyose urakireba, warangiza ukakanda ko kazogera like byose ukabikora, uzajya ubona video zacu kandi ntago tuzijya dutunga abanyarwanda, ni ugukora cyane. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu rero, ngira ngo ese ibintu bijyanye n'abakunzi, ibintu bijyanye n'abasheri byaba bigifashe bitese? Ubu muraje mu mbwe ngo muracyari abana, ngo ntago munywa inzoga, ngo ntabwo mwemere kugira abasheri, kandi ngira ngo Didier ubwo yatangiye gufata ku mafaranga, noneho ubu ngubu nta kindi gahunda, ndabona yicaye ameze nk'utari hamwe, niba atari business n'umukobwa tu ibintu ni ari umukobwa, ubu turi mu kazi, ntago ari umukobwa. Kandi ubu ntago ushobora, ubu nta plot ufite y'umwana ujye gusohoka? Oya, nawe sinabwiye ko ari mwigiye kugura agacupa kamwe, nta mwana ntawe, ni naba hari nzakubwira. Uyu navuga ni ukuri, urebye byashoboka, ashobora kubishobora, nanjye simbizi. Byashoboka kabisa. Didier ko mba ndeba nkabona nta, ariko sibyo ko no gusohoka nta n'ibirenze, ntiwamusohokana abaye ahari, ariko nawe ufite umusheri ntago ndamushaka. Ntabwo uri mu rukundo ubu ngubu? Urukundo sari igihe umuntu aba atari mu rukundo. N'ubu ngubu hano turi mu rukundo to. Oya, rwihariye rwo kuba ufite umukobwa runaka mu urukundo rwihariye. Urukundo rwihariye kano kanya kuri njyewe nekereza ko rurahari. Aha. Ku mukunzi wawe rero, noneho ku mukunzi wawe cyangwa se ubundi wamubwira iki? Gira icyo umubwira, ndabiza arimara kumva. Wambwiraga umukunzi wanjye yihariye? Umukunzi wanjye ni umukunzi wanjye yihariye, nta ndwara nzi kumbaza sheri. Urukundo rwihariye rero kumbaza ndi kugira ngo ni urukundo nkunda mama wanjye. Umbazanyemo za komedizi. Hitinyo ibijyanye urukundo rwihariye ni mama wanjye, nzi ko ari kumbaza rw'abasheri. Hitinyo byaba bifashe gute se mu rukundo? Ku ishuri ubu nta urukundo rero ntago wowe ntuduhakane, dore tubwize uko urukundo rwo wanavuga ku mugani wa Didier, urukundo buri gihe ntago rujya rubura ahantu hose mu nshuti n'abavandimwe, ariko njyewe nawe ndi njyenyine. Mwabyumvishe rero, wowe ukundwa na Hitinyo, wowe ukundwa na Didier arakwihakanye imbere ya Isumba TV, ntubigire ikibazo cyangwa se ngo bitindeho, ubwo ndaza kumva baraza kuba kufite amabuye mu kanya. Ntago bari budutera amabuye, baraza kwigaragambya muri comment ko tuzagaruka mu kiganiro ko nzabivuga. Abantu badukurikirana turakundana, barabizi, turabakunda. Twebwe icyo twavuze ntabwo twihakanye abakunzi bacu, abakunzi turabafite, bituvugira ibintu nabi. Dufite abakunzi, turashimira abantu bakoze subscribe kuri YouTube channel yacu, like, comment, abo abakunzi bacu. Abwo urukundo tutaragira ntirwandi rwasheri, kandi narwo niruza tuzabibabwira. Mwabyumvishije rero uko Didier abafata, murimo murabyumva. Wowe sheri wa Didier urimo urumva uko Didier agufata, urimo urumva rwose ujya kujyanye nawe ukora subscribe kuri channel, ubwo naho ngo bihagaze. Niho hazava sheri wanjye. Irakatari bukwicana. Niho hazava sheri wanjye. Uzakora reka nyinshi zawe rero sheri wawe. Irako katabaye. Dusoza rero, ndagira ngo mugire icyo mubwira abakunzi banyu, ibyo mubateganyiriza, cyangwa se ibyo agaseke mu bapfundure gatoya, ku gaseke mu gateye amatsiko, cyangwa se ku bintu bishyashya mushobora kuba mategura muri umwaka tugiye kwinjiramo, cyane ko uyu nguyu wo wamaje kurangira. Murakoze. Ikintu twabwira abakunzi ba Hitinyo Comedy, ikintu twabwira abakunzi bacu, ikintu twabwira abantu badukurikiye bashonje bayishiwe, nicyo kintu nababwira. Baraje babona ibikorwa byacu, babona ibikorwa birimo imbaraga, birimo ubushake, kandi buri muntu harimo batubwiye ngo turacetsemo gato nk'icyumweru gishize, ari ukuntu turi guhuramo twembi bitewe n'impamvu zimwe zigiye zitandukanye. Hajemo ibizami ku muvandimwe wanjye, nanjye hari tuntu nari ndimo gukora, ariko ubu guhera n'umuntu ndabwira ngo twaje kabisa. Bagiye kubona ibintu byinshi cyane, ibintu batatekerezaga nibyo bagiye kubona, ibintu bimeze neza kabisa. Batwitege mu minsi iri imbere, iminsi mike cyane. Bigiye kuza kabisa. Bigiye kuza kabisa. Ntago birenganya umuzitiro kangahera. Umuzitiro ku cyumweru. Kuri 25. Ahubwo se bejo ni muzayibona.
ejo byashoboka ejo barabona umuzigo urabona umuzigo uteye ubwoba kandi mwiza urimo amagambo meza yubaka abanyarwanda mubikurikirane muzatubwira muri comment. Hari utuntu twajyaga tuvuga tukiri abanyeshuri natwe ngira ngo byo wenda murabizi ariko hari utuntu njya nkunda kubaza dutandukanye mwe ndabaza n'utuntu tworoshye musanzwe muzi nakabuze dukunda kubaza abakunzi bo cyase abantu bose dukora ikiganiro mwe ngira ngo ariko muratuzi kuko reka mbaze ya nakantu koroshye kugasubiramo ndavuga ibintu no mu ubisubiremo buri wese ajya bisubiramo trying tukumve nyine agerageze ndabizi murabikora naga ibintu bikomeye cyane mwe ndabaza utuntu tworoshye musanzwe muzi nko kuvuga uravuga teka amashu ashye asaye ariko urabivuga wihuta byibura nk'inshuro 5 teka amashashya ase teka amashashya ase teka amashashya ase teka amashashya ase teka amashashya asaye nkuko nguko oya karoroshye wagasubiramo rimwe teko wagasubiramo ni ukuvuga teka amashu ashye asaye teka amashashya ase teka amashashya ase teka amashashya ase teka amashashya ase teka amashashya asaye inshuro murabivuga teka amashu ashye asaye gerageza uvuge wihuta none teka amashu teka amashu asashyaye teka amashu ashye asaye teka amashu igeragereze hitinyo gerageza teka iruko bigoye wana biragoye kabisa teka amashu ashye asaye teka amashu ashye asaye teka amashu ashye nabivuze imyanya ngo teka amashu ashye asaye teka amashasha cyaye teka amashu teka amashasha teka amashasha cyaye teka amashasha cyaye biragoye kabisa biragoye reka mbikuvugire teka amashu ashye asaye teka amashu ashye asaye we murahagara ntabwo ndi guhagarara man bivuga wiruka ngo teka amashu ashye asaye niko icyo kirakomeye tubaza ikindi kiravuga ngo imbogo irimo irarisha imbere y'ingoro y'umwami ako karoroshye imbogo irimo irarisha imbere y'ingoro y'umwami imbogo irimo irarisha imbere y'imbogo imbogo irimo irarisha imbere y'ingoro y'umwami imbogo irimo irarisha imbere y'ingoro y'umwami imbogo irimo irarisha imbere ari inkozibara kabisa imbogo irimo irarisha harya avuze ngo iki imbogo irimo irarisha imbere y'ingoro wakora akantu katari keza reka tubashimire rero inshuti bakunze mukurikira Isumba TV reka kandi mbifuriza kugubwa neza aho muri mu mpande enye z'igihugu zitandukanye kandi nkomeze mbifuriza umwaka mushya muhire ubu twawinjiyemo ndizera ko rwose uzayucikwa n'ibiganiro byacu bigiye kujya bicaho noneho cyane muri uyu mwaka tugiye kwinjira n'ibiganiro byinshi byiza kandi bitandukanye ngira ngo ntuzagere usiba n'umunsi n'umwe kureba ku Isumba TV ukurikira ibiganiro byacu uko bukiye uko bwije turabibona iyo dukurikiye ugatanga ibitekerezo ukakanda like hose ngira ngo rwose tuba tubireba gatanu kandi nshimire wowe ubasha kudukurikira umunsi ku wundi reka mbabwire rero ciao bye bye hasta la vista mwakoze kudukurikira kandi twibutse abantu bagiye kuri Tinyo Comedy barebe video zacu kandi bakore subscribe like na comment kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu bya buri munsi turabashimira kandi n'abamaze gukora subscribe n'abantu bagaciro kuri twe barakoze cyane kuri buri muntu wese uyu wa joininze Tinyo Comedy wateye inkunga ya Tinyo Comedy kandi tunashimira buri umwe wese utuma ibiganiro byacu bigenda neza mwakoze imbogo irimo irarisha he imbogo irimo irarisha imbere y'ingoro y'umwami yego twihuta twivugire rimwe imbogo irimo irarisha imbere y'ingoro y'umwami ngwinyi imbogo irimo irarisha imbere ciao bye bye